ujya utekereza kumanuka kwambuka Mbarara, none Mbarara uzajyayo gute? Oya nabyo hakirimo ibi bintu byo kuvuga ngo cyaguranye ngo byasinzi byawe. Ariko mbere dukakomeza. Ngo ubyutse mu gitondo. Ugasanga nk'aya masaha cyaguranye ari umuhanzi mugenzi wawe. Ugasanga kugeza abasaza uwayicaguranye wo mu Rwanda. Njyewe reka nkubwize ukuri. Niyo mbyutse ngasanga ndi perezida, ikintu cya mbere nakora ni ukwegura. Ngo mbere yo gushaka kuba perezida wa leftinga group navamo muragoye urumva ubyutse ugasanga urashaka kwiyamamaza wahindura ubwenegihugu. Reka mbabwire n'impamvu nemera umusaza, umuntu wabashoboye mw'abantu mwe. Kambabwire umutwaro wo kwikorera abanyagihugu nzajya mukorera imiziki. ariko n'umuziki yarawushimiye, ni umusaza ukomeye ku baturage. Kambabwire mpane ibintu byo kuyobora ntimukabirebe gutyo. Wigeze waho chef mu ishuri abenshi mwarabaswa cyangwa nk'umuntu wabaye duwaye. Rero nabaye sepe mwana, wabonye ukuntu kuyobora abantu mani bigoye. None abanyarwanda twajyaga muri guma ukababwira ngo ari umuhanzi wagiye baravuga ngo amaboko hejuru, babikorera icyarimwe mani bamera nk'abateye isari hari kuzuba. Byageze bite? Yarabwiye ngo amaboko hejuru bose batagira ngo so wagira ngo babagiye inama ngo tumwange. Nuko aya masaha uke tuvuge ko wenda bishoboka ko nta n'uguteganya, kuko dufite abahanzi bagiye bagira igikundiro bagakundwa. Tujye nka Professor Jay muri Tanzania, ni wingero za hafi. Izo ni izakure ukigora ntabyo najyamo, urumva ibyo bintu si ibyanjye. Wenda kuvuga no mu nzozi zanjye ko nirotera wenda bintu byo bifite aho bihuriye n'ibi nkora, ngende uw'imiziki.